igice kimwe cy'abakunzi be nuko uruhande rumwe ari umuraperi, abandi nyine bakaba bamukunda nk'umukinnyi wa filime kandi w'umuhanga. Raporo yo kwa muganga ku itariki 24 Gicurasi mu mwaka w'2000 yemeje yuko witwa Curtis Jackson yarashwe amasasu agera ku 9 ariko kubw'amahirwe ntapfe. Nyamara kuvuga izina Curtis Jackson ahari ushobora kubuvuza uti iryo zina ni iryande, nuwahe wo nguwo? Yitwa 50 Cent niyo mazina azwiho. Curtis Jackson ni umuraperi, umwanditsi w'indirimbo, umuproducer nyine utunganya imiziki, umukinnyi w'amafilime, utunganya amafilime ndetse n'ibindi byinshi. Ubwo ushobora kuba umuzi kuri kimwe muri ibyo ngibyo ndetse ukamukunda, ariko nyine yamenyekanye cyane nko kuba ari umuraperi. Abenshi mu rubyiruko bamufata nk'icyitegererezo cyabo, nubwo bamwe mu bantu n'ubundi bashobora kubyita nk'ubufunga mutwe cyangwa se nyine agasuzuguro, kubera yuko mu myitwarire ye agaragaza yuko nta muntu n'umwe atinya, kubera yuko wabonye ikosa wese atitaye ku cyubahiro yaba afite icyo ari cyo cyose, ntabwo atinya kubimubwira ndetse akanamubwira iryo kosa uko riteye atabiciye ku ruhande. Rimwe yigeze kubwira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, aramubwira ati muzehe Joe, abaturage bari mu bibazo, wowe uriryamiye nta kintu na kimwe bikubwiye, uri gupfusha ubusa amafaranga y'igihugu ndetse n'abaturage ngo urimo urasohoka. Ubwo icyo gihe Joe Biden yari yashyize hanze ifoto ari ku mazi we n'umugore we, nyamara ari mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu ntambara hirya no hino ku isi. Ubwo nibwo 50 Cent yahise yifata aravuga ati Joe, byuka aho ngaha, abaturage bari mu bibazo, areka kwigira indyoshye. Kuba uyu mugabo nta muntu n'umwe atinya ndetse avuga ibintu byose adaciye ku ruhande, amakosa uko yabona akayavuga uko nguko, bituma n'ubundi hari abantu benshi bamukundira icyo, ariko hakaba hari n'abamwangira icyo ndetse akaba yarigwijeho abanzi benshi biturutse kuri icyo kintu. Gusa igitangaza nuko n'ubundi no kuba afite abanzi benshi harimo n'umwana w'ubwe ku giti cye yibyariye, umwana we w'ikinege Marcus Jackson yabyaranye na Shanika Tompkins wahoze ari umugore we. Ibyo yabitewe no kuba umwana we ashyigikirwa na nyina mu mafuta yari yose, kabone n'ubwo ari umugabo w'imyaka 27 ariko akitwara nk'abana. Ibyo ngibyo byatumye uyu mugabo n'ubwo ari se w'uwo mwana nta kintu na kimwe bimubwiye ndetse akaba atitaye kuri uwo mwana wigize ikinani n'ubwo ari we yibyariye, kandi ngo bavuga ngo ikibazo irakirigata iyo yakibyaye. Undi umwanzi ukomeye cyane we w'ibihe byose ahari wakadasohoka, nawe akaba ari umuraperi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyamamare, yitwa Ja Rule. Ubwo nyine aherekejwe n'urundi rutonde rurerure rw'abanzi benshi 50 Cent yigwijeho. Ahari nushaka yuko tubavuga urabitubwira muri comment. Yaba nge cyangwa wowe baramutse bakubajije amazina y'abaraperi ushobora kubukunda, ntabwo wagera ku 10 utaravuga uwitwa 50 Cent. Yakunzwe cyane mu ndirimbo zirimo nka Candy Shop, In the Club ndetse n'izindi nyinshi. Ano muraperi wakunzwe cyane mu isi mu gihe cye, ndetse ubu ngubu ku munsi wa none afite agera kuri miliyoni 40 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera kwamamara gusa ubwabyo. Rega dusubira inyuma y'imyaka igera kuri 49 tugere ku gihe 50 Cent yavukiye. Ari ku itariki 6 Kamena mu mwaka w'1975, ubwo nibwo yavukiye Brooklyn mu mujyi wa New York. Yarerewe mu majyepfo y'igihugu cya Jamaica, arezwe na nyina witwa Sabrina wari utunzwe no gucuruza ibiyobyabwenge. Ibyo ngibyo akaba ari byo bimufasha kurera umwana we Curtis Jackson. Sabrina yareze umwana we kugeza afite imyaka 23 nyine ubwo yapfaga. Ni mu gihe umuhungu we Jackson yari afite imyaka igera ku 8, amaze nyina wa Jackson apfira mu nzu yari ibereyemo inkongi y'umuriro. Nyina akimara gupfa kubera yuko n'ubundi se yari yarabataye Jackson akiri muto cyane, Jackson yahise afatwa na sekuru na nyirakuru abari bo bajya kumurera. Aho yarerewe kubera yuko bakundaga cyane umukino wa boxing. Ku myaka igera kuri 11 Jackson yahise atangira kujyana n'abandi kwitoza iteramakofe. Ku myaka 12 ubwo Jackson yarageze muri grade ya 10 yaje kujyana amafaranga ku ishuri. Amafaranga yari yakuye mu biyobyabwenge yacuruzaga nyine nubwo yari akiri muto cyane, maze ajyana n'imbunda ku ishuri. Ubwo mu kujyana izo mbunda n'amafaranga ku ishuri byabaye iherezo rye ryo kwiga, maze yirukanwa mu ishuri gutyo. Ubwo muri uko kwirukanwa ku ishuri ntibyahereye aho ngaho, kubera yuko yahise ajyanwa muri gereza afunga iminsi mikeya, maze amaze gufungurwa ahita yumva yuko n'ubundi gukomeza guhisha yuko yacuruzaga ibiyobyabwenge bitari ngombwa, maze yiyemeza kubwira sekuru na nyirakuru yuko acuruza ibiyobyabwenge.
Birumvikana umukecuru n'umusaza bahise bagwa mu kantu, baze nawe kumva yuko umwana muto cyane imyaka 12 acuruza ibiyobyabwenge ni ibintu by'agatangaza. Byakomeje gutyo mu mwaka w'1994 ubwo hari ku itariki 29 Kamena Curtis Jackson yongeye gufungwa nanone azira gucuruza ibiyobyabwenge. Icyo gihe yari afatanwe udupfunyika tugera kuri 3 twa kokayine. Ubwo nibwo yagerageje kuducuruza ku mupolisi wiyoberanyije maze ahita afatirwa mu cyuho arafungwa. Cyari icyaha kigomba guhita kimuhesha igihano cy'imyaka 6 kugeza ku 9 afunze muri gereza. Maze uyu musore wari ufite imyaka 19 adohorerwa n'urukiko akatirwa amezi 6 afunze muri gereza. Curtis Jackson n'ubundi yitwaye neza muri gereza maze ahabwa igihembo cyitwa GED General Education Development. Mu mwaka w'1996 Curtis Jackson yabonye yuko gucuruza ibiyobyabwenge nta keza kabyo maze ahitamo kwibera umuraperi. Ni mu gihe abirabura n'ubundi benshi bagaragazaga ibihe bibi banyuzemo mu buzima bwabo babigaragariza mu ndirimbo barapa, maze 50 Cent nawe yiyemeza kuba umuraperi. Umwe mu nshuti za Curtis Jackson yaje kumuhuza n'uwitwa Master J wari umuproducer w'umuhanga kandi uzwi, maze atangira kumufasha. Master J wari ufite studio yise Master J Records yatangiye gufata Curtis Jackson nk'umuvandimwe we, amwigisha kurapa, gucuranga, kwandika indirimbo ndetse n'ibindi kugira ngo n'ubundi impano yamubonagamo akomeza yiteza imbere. Mu mwaka w'1998 ubwo Curtis Jackson yari ari mu modoka ajya kuri studio, iminota 30 yamaze muri urwo rugendo niho yandikiye indirimbo yabaye ikiraro cye kimugarisha mu gukundwa ndetse no kwamamara. Iyo ndirimbo Jackson yarayanditse ayita How to Rob, ni gute wakwiba. Icyo gihe muri imwe mu mirongo igize iyo ndirimbo yanditsemo ko abaye ari inshuti y'abahanzi bamwe na bamwe nyine b'abastar yazajya biba. Gusa mu kubivuga gutyo muri iyo ndirimbo byagaragaraga nko gutebya kandi koko yaratebyaga. Ariko iyo ndirimbo yaje gukundwa n'abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ikundwa n'abaraperi ndetse bakomeye barimo nka Jay-Z, DMX, Big Pun ndetse n'abandi baramweretse ko bayishyigikiye. Mu mwaka w'2000 Curtis Jackson yari yagiye mu majyepfo ya Jamaica aho nyine yarerewe akiri umwana muto, maze igihe yari ari mu modoka umugabo ufite imbunda azamusanga arayimutunga aramubwira ati ibyo ufite byose. Ubwo yishakiraga kwiba, maze mu gihe Jackson ari kujijinganya yahise atangira kumuminjira urufaya rw'amasasu agera ku 9 yose. Gusa ku bw'amahirwe yagiye mu bitaro maze aravurwa arakira. Ubwo mu masasu yarashwe harimo nayo yarashwe mu maso, ku matama ndetse n'ahandi. Uyu mugabo ajya akunda kuvuga ati biba bigoye cyane iyo urashwe urufaya rw'amasasu nyamara udafite amahirwe yo kuba wasubiza uwo nguri kukurasa. Nanjye niko byangendekeye ndetse nari mfite ubwoba hafi no gupfa. Ibyo ngibyo n'ubundi ku munsi wa none bikaba bituma nireba mu ndorerwamo nkabona mfite inkovu z'amasasu bandashe ku matama no mu isura, nkahita mvuga niye baba we ibi nibiki byambayeho. Curtis Jackson wari utangiye kumenyekana ku izina rya 50 Cent byageze mu mwaka wa 2002 maze ahura na Eminem, umuraperi ukomeye cyane muri ibyo bihe, atangira kuba inshuti ye, atangira no kumufasha no kumushyigikira. Ubwo n'ubundi byatumye 50 Cent ahura na Dr. Dre wari warazamuye witwa Eminem, maze nawe akomeza kumufasha gutyo. Ubwo muri iyo minsi ahura nabo bagabo babiri, indirimbo ye yari igezweho muri icyo gihe yari yitwa Guess Who Is Back. Birumvikana 50 Cent mu minsi mibi yose yari yaranyuzemo byari bigeze igengwa nawe agere mu minsi ye myiza. Ubwo atangiye gukora indirimbo nyinshi nziza zamuhesheje ibihembo bitandukanye nk'umuraperi mwiza. Mu mwaka w'2003 50 Cent yaje gutwara igihembo cyitwa American Music Award ageshejwe na album yitwa Get Rich or Die Trying. Icyo gihembo cyari igihembo cya album nziza y'umwaka iririmbwe mu njyana ya hip hop. Mu mwaka w'2005 yaje gutwara igihembo cyitwa Pop Music Award ageshwa n'indirimbo ye yitwa In The Club, ubwo kwitwa indirimbo yakunzwe muri uwo mwaka w'2005. 50 Cent usibye kwitwa umuraperi w'icyamamare ukomeye kandi w'umuhanga, ni n'umukinnyi wa filime wabigize umwuga kandi w'icyamamare. Ubwo ubaye wararebye filime ye aho ayikina ntabwo watinyuka kuvuga yuko ari umukinnyi wa filime utari umuhanga. Mu mafilime yakinnye yamenyekanye harimo nk'itwa Den of Thieves, yitwa Spy, Escape Plan, The Expendables ndetse n'andi mafilime menshi agiye atandukanye yakinwe na Curtis Jackson uzwi nka 50 Cent. Well, you know, everyone is not actually going to be prepared to take the time to
actually utilize the information that's given to them. Like, if you pay attention and you actually keep